Mutesi arashyize amenya amakuru ya Petero. Muzara wiyemeje guharanira uburenganzira yavukijwe n'ababyeyi be. N'urunana. Uwo ninde umamagara we? Simbona ari Muzara se. Uziga ari Muzara. Ko yazindutse agiye he? Ko yiruka azadusanga. Wabona agiye kwahira ubwatsi bw'inka. Kwa Muzara se bagira inka? N'ingurube nayo bagira, n'ihene nayo bagira. Yewe ubanza n'urukwavu narwo. Mutegereza tugereho tumubaza. Muza, kuzindukiye mu muhanda ugiye? Ngiye kwiga. Ugiye kwiga iki? Ngiye kwiga kubara. Ugiye kubyigira he? Ku ishuri aho namwe mwabyigiye. Nase ugiye kwiga utambaye uniform? Uretse uniforme se ahubwo hari ikaye afite? Nta n'ikaramu. Niyo umusatsi ungana gutya niyo winjirana mu mushinga tuca mwemerere. N'inzara nuko. Yewe Muza, isubirire mu rugo ntabwo wajya kwiga umeze gutya. Ngomba kujya kwiga nkamenya kubara. Kwiga kubara? Yego. Sinshaka kuzongera kuva mu mukino kuko ntazi kubara. Nyine kwiga ni byiza, ariko ugomba gusaba ababyeyi bakaguha ibikoresho by'ishuri, bakanamukorera isuku, akajya kwiga akeye asa neza. None se ko wacu banze kunjyana bizaherera? Ugomba kubabwira ko ushaka kujya kwiga nk'abandi bana kumenya gusoma no kubara. Narababwiye baranze. Ubu rero nafashe icyemezo cyo kujya kwitangiza. Uzajya wandika hese ko nta n'ikaye n'imwe ufite? Nzajya mbifata mu mutwe. Ibyo nibagiwe ndabaze mu nsubiriremo. Reka nguhe urupapuro uza kwandikaho ibyo twiga uyu munsi. Nawe mfite amakaramu 2. Ndaguha imwe uze kubona icyo wandikisha. Ntumva ubwo ko mungiriye neza. Muri abana beza, Imana y'umugisha pe. Ngaho twihute rero amasaha ataradufata. Ubu igisigaye ni ukuza kureba uko uhinguka mu ishuri usa gutyo Muza. Ko zabira se waba nziguhera ubwatsi mama Pete? Oya buretse gato mbanze nzikundurire. Ziburyana ubusambo zikabunyanyagiza mu myanda ntizibe zikiburiye. Urihangana singufashije doye naje nambaye imyenda nzindukana rero. Oya nta kibazo ibinda byikorera. Ahubwo se wari umeze ute mute? Ewe ndaho bisanzwe mama Pete. Birumvikana nyabusa. Uriya naryashya ngo ni fistire ntiri bari koroheye. Yewe fistire yamaze kuyimenyera nubwo nawe umenyera kubana nibibi. Gusa mbagiwe bwa mbere hari ibyoroshye da. Cyokora da. Si kimwe na mbere. Nibura ubu ngubu ntutambuka ngo abantu bahunge. Ubu ndagerageza nkicunga nubwo bitaba byoroshye ariko ndarwanya. Mbere byari bibi cyane pe. Iby'impande zombi byarizanaga bikaba bibi. Yewe no gusenga n'ibindi bikazakira. Ubu nanjye negereje randevu kandi nizeye ko bizagenda neza rwose. Amen amen. None se mute? Karame. N'abavandimwe baraho? Benitaraho na Felicien bose nta kibazo bafite. Gusa ngiye hari umuntu nabuze. Wabuze umuntu? Wabuze nde mute? Mama Pete. Karame. Ubu nje hano ngo nkubaze amakuru ya Petero. Petero naramuze kuri telefone, namutumye aho bigana ngo bajye kumundebera baramubura, mbese mfite impungenge za Petero rwose. Ese burya nta makuru ufite? Ntaya ahubwo mbwira. Byagenze bite ko nategereje ko aza mu biruhuko bikarangira atabonetse? Impamvu ataje mu biruhuko rero, hari nyirasenge usigaye atuye hariya hafi y'ishuri. Yamwemereye kuzajya atahiwe mu biruhuko. Bivuze ko atazagaruka ino se? Nyine uwo nyirasenge ni umuntu w'umukire uziranye n'abakomeye ngo yamushakiye akazi. Hanyuma rero mu biruhuko iyo bigeze Petero yigira mu biraka ntirirwa zino. Ariko Petero yari amemukiye we. Ubu koko yamoye iki kugira ngo anyiceho bigeze hano koko? Oya si ukukwicaho mute. Ahubwo nawe urabyumva abashakisha imibereho nayo kugura ibyo akeneye nk'umusore. Kuko ahindura nimero ya telefone nambwire bajyaga bavuga ko abahungu ari babe nkagira ngo barababeshya ariko Petero arabinyeretse pe. Ihangane mute, wivuga gutyo wasanga nawe atari ukukwanga ahubwo ari uko afite ibibazo. Ahubwo nkugira inama. Uzabanza ushaka uko umuvugisha wumva icyo abivugaho. Wabanje ugashishamo tuzi Pascal. Urampera mu gikombe kitogeje koko? Ariko igikombe gitwaye iki? Si we wakinywereyemo igikoma mu gitondo? None se umujyanama yatubwiye ngo iki? Yatubwiye ko tugomba kugira isuku y'ibyo turya n'ibyo turiraho. Noneho nawe utangiye rero kujya wishinga amagambo yose nonse yatavuga. Wakwinywereye ko n'ubundi ari igikoma kijya mu kindi. Mereza tuzi hano nkiyunyugurize. Singora mu gikombe cyumeyemo ibikoma bya mu gitondo.
amazi se yo ndayakurahe kuko namukubitwa n'inkuba Muzara ntazi iyo yohoheye. Ubu ndava muri ibi nge kurangiza umubyizi ejo imvura yantishije koko. ahubwo se koko icyo cyana cyagiye he? Muzara uramuhamagara se uramukura hehe ko namushatse nkakubita umutwe hasi? watumye kazi akajya kumureba? Buriya ntiwasanga yagiye kwa Rufose mu rugomo n'abandi bantu? Yaba yagiye kugomana n'abandi se ko Sano na mushikiwe bagiye kwiga, cyangwa akaze hewe ugira ngo ari aha ngaha hafi? Ariko kuno ukubyara nabi pe. Ubu nta mwana uri hano yaba Muzara cyangwa Kazehe. None se iryo shyano ngo ni Muzara ryagiye kuva mu gitondo ko ntumva ntaramubona. Uravuga iki ko nakaze uwo ngo ari gihe watumye agenda amwohereje gushaka mushikiwe none nawe akaba yabaye nka zahene ntagaruka? Ibyana byo muri uru rugo nimba nzabita nkigendera ngiye sina nabizi rwose. Erega ni wowe waboroye. Ubu se nka cya Muzara kiruheruka kugitimbura ryari? Muzara ntiyajyaga agira amakosa yo kugenda ngo atinde. Uretse uyu munsi wagira ngo yatewe n'abazimu bamubuyereza. Ubundi araswayo akagaruka. Ariko buryo hano umwana ntabwo arindira ko akora ikosa rikabije Pascal. None se wahana umwana atakosheje mukobwa ja? Cyane rwose. Uramuhamagara ukamutimbura kugira ngo nihagira n'abamushuka azatinye gushukika. Cyakora uyu munsi naza umva nta nkira pe. Ndamukubitiza akabwana kaniye mu rugo. Arabeshya. Aho ndagushyigikiye. Ahubwo uzane inkoni ebyiri ngufashe. Uhere ku maguru ukubita nanjye mpere ku mutwe duhirizemo hagati. Ahubwo so barihe koko? Kuva mu gitondo kugeza isaha ntago byumvikana. Kuba ibishimbo byushye cyane watsinze n'ikimuribwa ye. Nashyizemo iki kindi suretse indagara. N'indaga zabiryoshye koko. Umuntu yabirya rwose akimana uwo yabyaye. Burya rero bikomoka ku matungo ndetse n'akamaro bitugirira. Biranaryo hasingiye kuko kubeshya. Ewe urakoze kunshima ko nzi guteka neza mugabo wanjye. None se ko watinze kugaruka wari wabuze ukugurira amata? Ngo mburungurira amata? Namugurira hese. Mfite ayo nge muri kwikusanyirizo nanjye muri abaturage rwose bayansabye. None se watinze hehe Rureme? Narebye rero ko isoko ry'amata rimaze kwaguka. Ndavuga rwose ntinkazangize kumva kwitabwaho cyane. Kandi uzi neza ko urubingo rwacu rwashize. Rero naciye kwa muhungu wa Musonera ngo nguri urundi rubingo rwose. Nibyo cyane rije nta kindi. Cyokora reka bakurwanire inka zacu zifite amata aryoshye. Ngo aryoshye? Ko mbona ngiye kuyabamburara. Dore ngiye kuyabakuraho rwose. Twebwe se? Mwebwe rwose. Oya. Name rwose najyaga siga rwose ngiye kuyabakuraho. Nyakira abakiriya banje kuko babanze kuba benshi rwose. Oya Rureme, uramenya udasubira ku Kacyeru ugemura amata yose ntudusigire na make yo kunywa. Ahaha. Ntitwatanga umukamo wose ngo turware ubworo tworoye. Gahungira ibyo ashaka kumbwira se. Nibyo nashaka kukubwira. Kare mu gitondo kagakobwa ka Munyakazi kajanga karira. Gusa ngo icyamurizaga ni Petero. Petero? Petero se yamurije bahuriye kandi ko Petero yibereye ku ishuri. Nyina gahinda afite ngo nuko Petero yahinduye nimero ntamubwire kandi none akaba atamuvugisha. Urumva? Afite impungenge rero zuko umuhungu wacu yaba yaramwanze. Nagenda mvire ku mwana wanjye azashaka abandi bahungu Nyaruremba abahungu barahari. Abasore baruzuye rwose. We disi bivuga utyo Rureme. Ariko ukuntu kaje karira amaso yatukuye agahinda kenda kumwica koko. Arira ngo Petero yaramwanze rero. Cyane ngo yahinduye nimero ntibakivugana. Petero subundi yabavugana kinuru ya munuko. Oya Rureme, ahubwo nuko nanjye yasanze iyo nimero ya Petero nshya ntayo mfite. Rwose ndumva wayimpa nkayimuha bakajya bavugana. Bavugana ariko bavugana iki? Sike. Naba azishaka kuzamubwira azinyiyakiri. Ariko se ubwo urumva yagutinyuka Rureme. Uyabe ukuntu kari akana kagutinya koko. Ego mana yanjye niko kireye. Karama. Ibyo bifaranga byose wabikuye hehe? Kandi narakubwiye wa mukobwa we. Ayo mafaranga yose wayakuye hehe? Kwa amagi ufite yose nzi uko angana kandi ukabutarayagurishaho. Umukobwa ungana nanjye se urumva naburaho nkura amafaranga mama. Nta soni kireye ngo umukobwa w'inkumi ntiwaguraho ukura amafaranga. Gihorera ariko ndabibwira so. Aho azira murabonana. Uramugura gutumye mu burara bwo gushaka amafaranga. Uburara se wabubonye he mama? Aya mafaranga akora ya bagenzi banjye. Bagenzi bawe se baguha amafaranga barakubyaye? Sha, utaza ko umusore arakabarirwa. Ndakubwiye ngo abo basore baragushuka kireye. None se nkubwiye ko ari abasore bayamaye mama. Ariko ubucurika ndekereye. Ubwo se umukobwa wafashe amafaranga yakayaguha yagucaga iki? Ayo mafaranga uzayishyura. Dore ndakubwiye
ikizavamo ntuzakingereze mu rugo ahangaha singifite umugongo wo guheka impinja. ariko se urabona ndi umwana bagishukisha udufaranga ngo banjyane mu ngeso mbi mama. none ayo mafaranga ubara wayakuye hehe ko ariho nshaka kumenya ngewe. aya mafaranga ni ay'itsinda ry'abana tubana muri gahunda yo kwizigamira ngo tuzigurire amatungo. yebawe niba ari uko bimeze noneho ni byiza. nari nzi ko ari ayo wakuye mu bagabo cyangwa mu basore nari kubibwira so sha yari kukubamba. erega ubu nanjye nsigaye nzi gutandukanya icyatsi n'uruhu. ntabwo najya kwemera amafaranga y'umusore kandi nzi ko ntacyo tuguze. club y'urubyiruko yo munsi y'umunyinya yaba yarataye inyuma ya Huye rwose. ni ukuri ntukabyemere mwana wanjye. niyo yakubeshya ngo arakwikundiye burya nta muntu utanga amafaranga y'ubuntu. byanze bikunze aba afite ibyo ashaka kugeraho. ndabizi rwose papa yakomeje kujya abimbwira kandi no muri club y'urubyiruko bahora babituganiriza. none se ayo mafaranga aho kuyabika hano mwagiye mukayabika muri banki ko ariho yaba atekanye kurushaho. n'ubundi ni ukuyakira by'akanya gato namara kugira nzahita nyajyana kuri banki. none se koko uratinyutse uragaruka nta n'isoni. urumva nari gukora iki ko nazengurutse ahantu hose nkaba nashatse nahebye. wageze kwa Rufose no kwa Baruremesha hose ngo urebe niba atagiye gukina n'abana baho. ese ubwo aho ntagiye nihe rwose ko no mu santere hose nagezemo. iyo upfa kugenda ubaza n'abantu se niba ntawigeze amubona. ntacyo ntakoze yewe abantu bose nababajije yewe n'ahantu hose nzi haba umwana utiga nahageze ngo ndebe ko wenda atagiye kurumbana n'abandi bana ariko namubuze rwose. iyo ngira imbaraga ngo nigireyo ndakuze ubwo wagendaga mu muhanda uraramye urambiwe uragaruka n'urutwe ngo uramubuze. ntunuke mukobwa sha ntunuke. niba wumva ntashatse neza uhaguruka ujye kumushaka nawe. sikigare we. iyo ntagira uyu mwana w'uruhinja ngo urebe ko ntahaguruka nkajya kumwishakira. hari ahandi yagiye se ntari Nyarurembo. nuko ye wamuhetse se ukajya kumushaka aho wumva ko ntashakiye. dore ngo waramyoganyogaza. muza karamizwa amasa washyanowe niko muza umunsi wose wiriwe urihe wambura uburuwe. mvuye ku ishuri. ngo uvuye kugira ute nsubiza se gashukuraho wanzwe zibaho ngaho muza. ese ubundi icyo ni igice ucigatiye mu ntoki ni igikira. ni ikayi n'ikaramu bampaye. ariko mwokabyara nk'ubu pasikari nzigire nte koko nyakuvuna umuheto wese wajyaga kwiga ninde waguhaye uruhushya rwo kujyayo. none se ko mwanze kunjyana nahisemo kwijyana. ukumva se ko imirimo wakoraga wayisigiye nde. none se ko abandi banatunga n'abiga. ntukambwire ngo abandi bana muza ntukambwire ngo abandi bana urumva ntazagufata rimwe nkakuniga nkakujwigiriza ariko koko wanjijiwe uzajya ubona abana bo kwashya akabiga wumve ngo nawe wajyayo rero ngo ushaka kujya kwiga. turabakire nkabo. ntubyumva se ejo azaza kubwire ko ashaka kumugurira n'inkweto nk'izarinda na randira. harabuzwe iki cyangwa gusaba gushaka umukozi wo mu rugo wo kumusimbura harahagukinze. muza umaze kubyimba wakimara we usigaye unsuzugura ukishyiraho amategeko yawe ukarenga kuyo naguhaye. tambuka upfukame hariya mu nguni vuba none ahangaha ngiye kugukubita ngukubite ku buryo na nyakwa kureba akakwanga. uramukubita wenyine se kubera iki. nshakira umunyafu mwiza ntandarenze ngo ufashe tumunyuke ku buryo nabona ikaye azajya atitira nk'imbeba ibonye rwagakoco. mwese mama na papa mubaze mugiye kunkubita muteza ko nshaka kwiga. iri hohoterwa muzara akorerwa rizarangira bigenze bite. naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha.